Allo ariko sha buretse kunsobanurira mbanze ngwaza ikibazo kimwe njewe ninge ugomba guhagarara kuri no zuba ringana gutya ngutegereje wamabyiwe reka mubwire urankubye ko uyu mudugudu kuba nkuyoboye gusa nabonye umudugudu nyobora rwose kabisa umudugudu mutekana araguko abaturage bakaguko ezo ngubu Wahamagara umuntu kadogo dino zazasoka umva nkubwire ngiye guhera uyu munota ikintu cyo ngiye kukubwira ngiye gushaka undi mutekano sibyo kuko sinumva kunungi umpagarika kuzuba ringana gutya reba ibyo yanazanye hako rero ntabwo narinzi ko ari abayobozi bahabwa akazi k'ubuyobozi ari injiji ninde uravuze ngo ngiye ugiye kumpagarika injiji ni papa wawe reka mubwire ibikisi Ngenje nishimye mvuga ngo tugiye kuganira ibintu by'akazi utangiye kumbwira ubuhomvu n'ubugoryi wagira ngo kuba ngo kupyesa sinarigeze hano hafi urankupa nje mudugudu nje uno mudugudu zibajya kuma ndabizi uzi ko nasinye nkasinya n'umwana wanjye gasinye none mbere yuko uba mudugudu ni wari imbwa nkanjye imbwa nje ntago nari imbwa we nashobora kubanda barigerereza kubona amafaranga nari mfite nta nimbwa inajye ni twasangiyaga igikoma kitagira isukari gasangira na mukuru wawe utazongera no kuvuga akajya n'umuntu kumva ko twasangiye gasangire n'iminsi undi munsi ariko yabibuka ko manda ya ba mudugudu ari imyaka 3 kandi umwe n'igicu wirenze ujye byibuka reka nkubwire ari ikintu cya dani yego ikintu ukundira no kuba wibuka ko twatangiriye hasi nkajya hejuru bivuze ngo n'ubujiji bwawe rero uretse peti nazakwirukana nta munsi numwe uravirisa amafaranga y'umutekano kandi urujya kwaka abaturage amafaranga nanjye cyo nakubwire ni nta munsi numwe urakaruswa ejo bundi wakaruswa wigeze umahiki urakoze nta munsi numwe ndakaruswa urakoze urakaruswa ngumeho nguheho yego reba kansi ejo bundi yubaka wigeze umaho ariko ujya wibuka ko leta isigaye ifite turi kodinga amajwi ahantu hose nawe batujyana rero nuzongeye kunyibwira ibintu by'amafaranga ngo sinaguhaye urabizi ko nawe yarya wenyine ndashaka tujye kubarura umudugudu gwera no kugira hariya ku narasinye ngewe ku itariki 8 z'ukwa 4 umunsi tujya kubarura ukarya amafaranga yose wenyine nahise mvuga ati mbure mama mbure data ntabwo nzongera kujyana nawe kujya mu bintu byo kubarura urya amafaranga wenyine wagahinda w'umudugudu nje numva ko wari gusinya icyo gihe iyo sinyo wari kwisinyira kandi kazi kuko kano ko ndumva ugiye ukavamo inde ukavamo wanyirukana turajya kubarura ndahita mvuga yuko wasambanyije cya kidamu cyarahe furebe yuko batagufunga naragisambanyije cyaca rega gusambanyuza cyari gusambanya no gufata umuntu ku ngufu nje yarampaye we yaraguhaye kandi ntabwo wamuhatirije mudugudu maboma uyobeka afite umugabo wese umusirikare nzabimubwira kurase none ndasa naye nzakugaruka wamabyo kandi kamubwira nuko bituma ntukana ndi mudugudu ikindi kintu ushaka kubwira yego aba bana bari kwinjira mu mudugudu abakobwa ibiki byose ndi kubona mayibo cicika funga umuntu ndashaka tuye kubarura nanjye nabonye hari kuza abagore benshi ariko oya mbere y'ibindi byose tuze guhera kwa mama Vestine mbega Vestine mbega umukobwa mwiza waje muri quartier Yesu mama Vestine se murahera we nande ko ndi bugusige rega ikintu mashaka mbagira ngo se tumenye abandi bagore bameze gute sibyo abagore abandi mbege buraya kurenza mu mudugudu imeze gute ntukajye umfata aho tunganye amapeta sibyo indi miryango imeze gute sibyo ibyo mashaka kumenya impamvu ibarura mpora ndikora buri munsi umva rero ngubwire mudugudu rero buriya muvandimwe ikintu cyo nakubwira ngewe nago wajya kumbarana kwa mama Vestine ibyo byo mbaye mbikubwiye nta kibazo icyo tuye buretse tuye gukora tuye kugenda tubarure mudugudu wose turebe mayibo ziri kuza abakobwa beza bari kuza ariko amafaranga ari buvemo uretse gato ibyo ushaka bivemo ariko amafaranga ari buvemo nishakira kugorora abantu bose bari mu mudugudu uyu mudugudu ni ufatiye uyu mudugudu nkuvuyemo nge nawe birara birajyanye ibirara dusangira itabi nawe ibirara turi birara ako saba abantu bari uranzi ngiye kubyo yombwira ngira amagambo ako mucoma umuntu ajya kwijatira ahantu kuri botike bazajya bamuha ideni ngo bamumenye ugahura n'umwaka umwe bushyashya reba ubusaza umuntu ngende umwaka muri iki ngende umwaka usha uzikubise cyukweme uretse gato uzikubise cyukweme urakubita inzego urakubita inzego wari urwego se umutekano wanje urusaku cyane mudugudu babare mfate nari icumu oya fata nari icumu ndabikemura nugira ikibazo umva mbabwire bite byanyu ngende reka mvuganire ko batikira oya n'urushungu bisanga uretse gumana uretse
mbabari umfate narivugana umuntu ngiye mutekano bakazabira ndabikemura bunige nari mbizi ko muri no quartier niyo mpamvu nakubwiye ngo tugomba gukora ibarura cyane muri quartier arimo ibirara byinshi buretse ndagukubita wakiri buretse mwari baruje kwa Said ntabwo twibaruje ariko tuba kwa Said kwa Said hano hepfo simuhazi kwa Said nimwe mugenda mwiba rero kamabwire ntabwo turi bisambo nimwe bisambo nimwe bantu muniga abantu ninjoro biragaragara nkawe biragaragara kino kireba ndi gute waba utaniga umuntu nje ntabwo niga umuntu utunzwa n'icyo ukora iki nje nkora ubuzamu niyo mpamvu mbona ndeba ukunye ukora ubuzamu uko niyo mpamvu reba uko z'ubuzamu kubureba nk'umuntu warakotse intambara y'intuza y'abasoviete ndara majoro ndi gucunga umutekano ukora ubutekano wowe ko naraguhura nawe yego nundi munsi ukongera kumvugiramo wowe ndi kureba hakubona aho kurigisha muzana amaranga munini nani byangombwa mugiye vava byangombwa se twabigenda byangombwa nta byangombwa turabigendana gute tuvuye kuri botike muri iki gihugu hari umuntu ukigenda nandanga muntu ku buryo nijya kuri botike cyane cyangwa funga umunwa ibyo nakubwiye ngo rero uyu mudugudu uranduye none se umuntu ni gute ava mu rugo yego bite chef we bite byawace urajya mwongeye kumukubita urumva kiruka ariko abadaso bagiye he ubundi kucuza wowe kundeba bahungura mwana nyine witwaje ibi birarubona nabyifasha ntabwo turi ibirara umuyobozi buretse mbabwira ikintu kimwe mutuze mwumve mufite amafaranga ni gute mama muri uyu mudugudu amafaranga mu gihe habe ijana wowe waba kwa Said gute n'amafaranga ubwo ni muri abajosha oya ni muri abateka mitwe oya ntabwo turi abateka mitwe tuvuye kwikopesha muvuye no kwikopesha sibyo nakubwiye ngo ikintu ibarura niyo mpamvu ibarura ribaho rirakwiye ukamenya ingegera ukamenya amayiboga ndaga muziriye mwabi no tukakubwiye ko twasize mu rugo iwanyu ni he kwa Said ariko ni wa muri kira gipangu never okay uje no bimbeshye ninjye muyobozi ndagira ngo n'ikindi gihe nimba mufite bashiki banyu ngo babwire ko ari njye muyobozi mushiki wa ndetse funga umunwa ikindi ndashaka ko nimugoroba muza kunsanga ku kagari ko kagari murahazi urahazi sha siduturanye nako se sigajyanye n'inzu ya Said simu niba mubizi ikindi kandi mujye mwibaruza ohereza bibiri vuba kwa mutekano mamuna azabaho gusa mugire vuba sha kuri phone gira vuba shiraho rero umuntu nyaka gufungishije suko umuntu ashyiramo imiyaga rega aya ibishingwe se turishura wageze ngo ngenge nkavuga ati ibi abantu nibisambo mu mudugudu simbazi reka amagambo ashahagezweho cy'amafaranga mudugudu ndisha reka nceye cyatanu dusigarana ndi cyatanu turagufunga bitatu byose bayobozi shiraho vuba kumanya cyatanu hano cyatanu hano nako yamuhe yose ashiraho yose sha 08 zana hano kwanza usanga mu mudugudu neza harajemo abantu ukibaza se abo bantu baje gukora iki mudugudu na umuntu ntiyakora ikiyede umuntu ntiyagira funga amagambo mwohereze mu ngaya yageze sawa mu kwanza genda sha genda shavangasha uzaze kwibaruza genda urarya utese genda ndarya niyo utazana nabyo genda neza wakibona irase yanjye sasa tirabonetse ubwo nawe uze gushaka ukubona iyawe tubanze tuye kubarura uko nawe kubitira yego twagiye kumanga umuntu ajya arakora nese nicyo nakubwiraga rero muri no ngira ngo urabona ko ari abagore badakuvuza ari benshi abana bakavuka ari benshi sinzi nimba atari mabawe ariko enjo bite Kevin umeze neza Kevin se nabizi tuje korana turebe bite egera hino ariko tuje kubarura n'utuntu duke tukubaza tubiri cyangwa dutatu mugarutse kubarura se yego nshaka nge muje kubarura hano ya kane se ni ya gatanu izagera nayo impamvu reka tuba tugarutse kubarura tuba dushaka kumenya ese nk'ubu ngubu Kevin wanyu mufite spaneti murazifite yego mufite ibishingwe babitwarira ku gihe cyane ni sawa cyane bishingwe umutekano murawishyura cyane mwarawishyuye yego nuko kwezi uretse umutekano bita umutekano nyine ejo narahanyuze niba mama wanyura gute nese turayifite twari kimuvuga ikibagenza iki tugenza nta kindi namagura ahubwo vuga ngo icyo tuje gukora nashaka kubwira ngo nishyuye kwiye kode haryo umutekano yarayamaye wibitindaho niwe yahaye yego turansobanura ko yashyize rata Kevin rero ndakubesha ngira ngo urabizi ko ndi mudugudu nizeye ko ari ubwa mbere n'ubwa nyuma
ariko se ikibazo kimeze gute? buri munsi muza kubarura hano. Ariko se ikibazo kirihe kuba dushaka kumenya ngo umuturage wo mudugudu wacu ameze neza? Ngiye ndi mudugudu kandi ikindi uretse kandi ikindi ikirego kigomba kujya ku murenge. Uko sinumva ukuntu buri munsi na cyumweru cyashira mutaje ko. Ariko se kuba umuntu yamenya ngo wariye wakarabye wiboroshe ariko buretse umeze neza uretse maze ikibazo kimwe. Abana banyu babahaye ibintu wariye wiboroshe wakoze ibiki wahashye watanze rasiyo mu rugo ku buryo uza kumbaza nimba nari umutekano nawe ubajije ikibazo kikumvikana. Oya no kubyashinga muza kubibaza kore nabona mukomanje no muryango cya gipakure nabona mu gikomanje cya gisambo kibamo hari wagikomanje wa mukomanje ubu cya kintu wakibyutsa ahubwo banza uvuge mugende Kevin ubucyo nakubazaga nashaka kumenya ese abana banyu bafashe ibinini byo munda cyane wowe waragifashe witeresheje urukingo rw'imbasa w'imyaka 2 genda umwana w'imyaka 2 n'urukingo ntabwo bamuhaye rw'imbasa urukingo urabona bararumuhaye nyine ni ikibazo gikomeye cyane ugera no turebe ukuntu urumva isigenge umudugudu urumva arakandi kazi banyongereye fasha yego icyo ushinzwe sinzi impamvu utabura gukora akazi ushinzwe rata Kevin arakandi kazi banyongereyeho barya bagifungura akazi ko kuba napima ese umuntu mugiye muri kustressa ufite ibiro bingahe bwira mudugudu fasta muze no munzani mu mpimo okay no ibintu biroroshye 360 twihutishe turebe niba urumva dusigaye twibaza ese abantu ko bari kunanuka cyane mu mudugudu wanjye biri guterwa n'iki ese ni imirire mibi ese ni ukutabone ibiryo nibagiye kumubaza muvandimwe kazi mwamufitemo akarima k'igikoni utabesheje nako nasanze checkinga ugiye kureba ikindi nashaka kubabwira aburetse burikiye aho Kevin nizere ko mutazagaruka banza nyine wumve no kuvuga ngo uri kubona ko ari kuba mwiza cyane iburangiye sina mwiza nka nyina sinanapfana nibanga nani wabiceje wa mwana uri kuba mwiza ku buryo tuba tugomba kuza gucekinga bwa kabiri tukamakinga shoko byabihomora byabisuma byabirara byo muri karitsiye hataragira ikiguhohotera muri mama bafite amahirwe kubera kubyahisha niyo mpamvu rero nashaka kubaza ese ujuza mu nama k'ababyeyi kumugoroba witabira ntago ndi umubyeyi ndavuga aravuga mama wawe yaza bageza mujye muzana kuko ndagushaka ko arutuntu byo kumfasha kandi umva ari akagoroba k'ababyeyi ndakazamo nje ko iki nari umubyeyi narakubyaye iyo ndebye inzobe yawe nako iyo ndebye inzobe yawe nako iyo nkurebye bita mbibona neza ko rwose wahagarara neza urubyiruko mudugudu ubundi ngiye nanatinze tubyorere ubundi ibyo byose ubundi ngiye ndamukunda narinje kubarura ngo ndebe ko n'ubundi reka mbabwire nizeye kuba ari ubwa mbere muje gukomanga se kuba umuntu agukunda bizire next time nimwongera kugaruka gukomanga muri iki gipangu ngo muje kubarura sinzi ibyo mubaruramo mama ya Mungu tuzakizwa izina ry'Imana mutatera irari niyo yaba yubatse ngani mugende nizere mugende mu byi ariko ni mugende tugenda mugende bazo tori yaturi mu kazi ariko kugenda ni kimwe no kugaruka ni ikindi basima kabisa nakubwiye ngo mugende kugenda ni kimwe kugaruka ni ikindi reka tuzagaruka amakoko bazavuga uyu mudugudu waragendesheje vraiment muri abasinzi muri biki garega n'ubwiza bwange biki n'ikindi gihe muzagaruke sha oya ngiye rwose mudugudu uri ikigo ry'ingira ngo nzi kuri n'igicoco kuri urwego ngiye ni gute nikundira umuntu nawe ugasanga uramukunda gakonogwa n'iminsi uriya mukobwa uzigenda nahereye njya kumubarura ese wageze ngo nuko ari ibintu abashatse guhisha uriya mukobwa namuhisemo kandi ngiye kamubwire buriya n'ubu ikintu cyose cyitwa n'ubudugudu nabushyiraho hari ku mukobwa ngiye bundi kumva nibagiye ku magazi mu mudugudu uziko ari umunsi buriya umuntu aragenda akabindaya ataraba umuyobozi yaba n'umuyobozi akaguma mu buraya none se urumva iyo ubaye umuyobozi se ubwenge urabujugunya bakaguha ubundi bwenge wakagize ubwenge se cya kintu cyatuma kubyira urakijugunya bakaguha ikindi cyangwa n'icyo ugumana dugurika nkubwiza ukuri rimwe uzajya kwinjira urugo rw'umusirikare ahita yirasana kubwiza ukuri urugo rw'umusirikare cyane reka rero nkubwire ikintu utarozi yego ngewe muri no karitsiye nabonyemo abakobwa benshi bavuye abana benshi bavuye ku ishuri yego suko nshaka kugira ikindi kintu bakoresha nuko ushaka kumenya ese gasambana na noza wawe
ndashaka kumenya ese abo banyeshuri bavuye ku ishuri abo bana bafite imyaka 18 19 barihe bafashe iki umudugudu niyo mpamvu ndi kubabarura utabona nicyo bishakira koko by'ukuri yego utabona natamutse umukobwa ukabona ndamuhagaritse ukagira cyangwa aratuvuye turaziranye rwose irari ryawe rwose niryo guhera muri 2012 urabizi irari ryarakurenze muvandimwe ntukigire nkaho utagira irari umva nkubwire wakicucu rero kandi umutekano ruka nkubwire ikise abana nimba batambutse ukabona ndamuvugisha nawe undi mutima mubi ngese mudugudu hagara hano ratajya hagati ako nuko gushyira abakobwa ku ruhande ubu ngubu imodoka igonga atagara uba muri umudugudu akomara nakuzisha ariko umutekano uramuzisha ndi kubona ari mushyashya ariko twanamenyana nta kibazo kumenyana wageze ngo kumenyana ni ibintu bya danje atobitwa mba nagiye ku ishuri ntabwo akenshi banagiye ku ishuri harya witwa shangiye mba nagiye ku ishuri ubwo se abana b'iyi minsi rero niba biga iki ku ishuri niba bakura iki nge byaranyobeye muri bande ko nabamenye ubundi ubahe kwanza ubahe buretse nta kibazo ibyo birashoboka kuko ntowe vuba sibyo nimba ntowe vuba umwana nk'uyu kuba atanze birumvikana kuko yari yaragiye kugira ngo abibona yego ariko uyu mwana we twamenyana n'izina ry'Imana niko shana njye mudugudu ni gute uba mudugudu utazi umuntu niba ubu bivuze ko atanibaruje akoraga ari ngombwa kwibaruza ko ntago ari ngombwa umubu baguteye inda cyangwa bakagukubitira hano hepfo nk'ubu umuntu akurikiye hariya byagenda none urabasha kureba umuntu ukatubona ko bamutera inda nyine icyo nanjye ni kukubaza ni kimwe bakunize utambutse bakakuniga inkange umutekano wumva atari njye waba ushyizeho ibibazo umuntu atari kumenya ngo ubaye ngajye ajya ahanyura cyane agucungira umutekano bitakumva ko se nabishaka kuyiteresha iyo mubishaka nta kibazo twese ni mubishaka amata yaba byamavuta ahubwo reka twiganire icyo kintu ubundi se ndakubaza ngo ndakubarura narakubyaye hari n'igihe ratumura ishyano kandi muduguri ikigo hari n'igihe ratumura ishyano ugasanga agiye kubaza umuntu ibintu kwanza tudatinze oya ndi kubona aka kana kazanye amakare nk'ay'intare yarembye cyangwa yagize tugende ujye kutwereka shari wanyu cyangwa tugende ujye kutwereka wanyu papa nawe uhari papa nawe uhari bagiye mu kazi cyane sha tugende papa nawe umva tura cyane sha tugende ariko se muranzana he umuntu agomba kubarura sha ukabona umuntu aje mu mudugudu ntiyibaruje ukabona umukobwa murahuye bwa mbere bagahise bagatera inda ukibaza se ibyo bintu iyo mbikumira kare ukibaza ngo reba umwana nk'uyu kimureba ukareba hepfo hose uribaza ngo ese ni isugi cyangwa si isugi ibyo nari ndi kuvuga ngo ugasanga umuntu urebye mu madocument ese izina arya witwa Bwiza Peace nangize ngo ni Bwiza w'umuhanzi burana nari gutamureka rwose niba witwa Bwiza nako Peace none nashaka kumenya nese uyu mukobwa muhe wamenya ko ari isugi wabimenya udapimye wabimenya kanjye kumupima ndaje mfashije pima muvandi ndakubarura kandi ikindi bite byanyu ko mwateje icyuga Peace bimeze bite umuntu wambaye imyenda wambaye nka kadahumeka aba ni bande umukobwa ni umukobwa wanjye shefu none se nimba ari uwawe bivuze kutamubaruza kandi ikindi gihe bura suka unyambaye amakoti meza kundusha kandi mudugudu ninjye ukuriye umudugudu hano ikindi sinkunda abantu baza kunyereka kuri uhatanye mudugudu icyo nakubwira aka kagabo kameze gatya gasuku nguku kiyambitse n'ikigori nikajya gatanga umutekano nta na rimwe ndumva ngo katanze umutekano none se ikoti ritukuye nk'amaso uyu ni mudugudu wowe urinde jesu w'umutekano bo ikintu twakoraga twashaka kumenya umukobwa warabaruye se ni cyangwa gute atabaruye nose mbere na mbere muzi icyo ndi cyo ngewe sibyo kuko munuza mu makoti y'umutuku bw'umutuku nk'amaso ya bushari ubu muri iki gihe hari abayobozi batazi abayobozi babakuriye bavuze ngo gute utatuzi nibyo nanjye ndi kwibaza meya w'akarere ninde ariko giye kamubwire sinzi wenda impamvu meya abantu benshi bakunda ko mwazanye kutababwiye meya se ni ngo gusa wenda wazi muri hariya ngugu n'abayobozi kutubaza meya ndagira ngo mbabwire y'abayobozi ndagira ngo mbabwire ko ari njye meya utamenya amakuru yawe narakubwiye ngo wanjije uzanyicisha muri uyu mudugudu meya sinkajye mvuga ngo mumvugiremo meya nawe urabizi baragutuye ujya mu ntara muri bayobozi iki batazi abayobozi bagenzi babo
kunese wa umuntu ura naje mbabaza ngo muri bande nge nari mbazi kandi muri abayobozi baciriritse ba mudugudu n'umunyerondo ariko sinarinzi nanjye meya ahubwo ndamumenya Imana ishimwe meya rero urakoze cyane ari ikindi se sibye gutaka baca umugani mu kinyarwanda ngo udakubita imbwa byorora iki misega kandi muri no mudugudu nta misega tukigiye kandi ikindi nari ngiye kuvuga ngo uze guhindura ikoti umuyobozi n'ibi bisa nanjye ndi amenye karime nari ngiye kuvuga ngo uhindure ikoti kubera ko risa n'iryanjye ariko n'undi ugiye gufunga oya ugiye kwambara iroza bamufunge rwose ubwo wanjye muturimo abangaba ndabitaho ariko umukobwa twari kwanza tukamubarura nose ubagiye tutamubarura urumva umwana w'umuyobozi w'akarere atabaruye uyu muvandimwe ashaka kumubarura umwana meya murakoze reka nze mbahamagara ubundi bahite babatwara meya wagize ntabwo umugabo w'umukobwa wawe burangiye wimvugiramo ariko wamusigarana asigaranwa n'iminsi chef sinkajye mvuga ngo mvugiremo allo nzanira panda gare hano nkwereke ibigoryi uhita ujyana vuba vuba nimutinda murasanga nabyirasiye